umutima wanjye ntiwifuza kuba aho utari. Ndagukunda Aline, ndagukunda, ndetse buri munsi nifuza kwibera aho uri. Mba nifuza kukureba mu maso hawe. Byaje kugenda ute? Iyi ni ibaruwa Samweli yandikiye Aline. Iyi nkuru yitwa urukundo rwanditswe mu mutima. Byaje kugenda bite rero? Iyi YouTube ni Inkuru Nshyashya TV. Mu misozi itoshye ya Nyamiyaga, aho izuba ryabaga ryoroshye mu gitondo, ryasigaga isi isa n'iyahiriye urukundo, niho havukiye Samweli, umusore mwiza cyane, na Aline. Ntibavukiye mu nzu zikomeye, reka, ahubwo bavukiye mu ubuzima bubi ariko bufite umutima mwiza. Samweli yavukiye mu muryango ukenye cyane. Papa wiwe yapfuye akiri muto, yasigaye ari we mwana w'umuhungu ugomba gufasha nyina n'abavandimwe biwe. Aline we yari umukobwa w'icyubahiro, utuje cyane, ufite isoni nyinshi, ariko umutima we ukaba munini kurusha amagambo. Bakuranye agenda batembera n'amaguru n'ibirenge, bakajya kuvoma amazi mu mugezi umwe, bagasangira umutima umwe, bakiga mu ishuri rimwe rito ryari rifite intebe z'ibiti n'igitabo kimwe kigenda mu biganza byinshi. Ariko hari ikintu kimwe cyari gitandukanye Samweli n'abandi bana biganaga. Samweli yarebaga Aline nk'ureba ikintu cyera, yamurebaga akamubonamo nk'amata yera. Nanone iyo Aline yariraga, Samweli yabanzaga kubabazwa kurusha we. Nanone iyo abandi bana bamusegaga kubera imyenda ishaje yabaga yambaye, Samweli yahitaga ahagarara imbere ye, agacecekesha isi yose, akababwira ati, ntimukavuge ku muntu nishimira. Urukundo rwaratangiye rudafite inyito cyangwa izina. Mu gihe bari bageze mu kigero cy'ubwangavu, Aline yatangiye kumva umutima we uhinduka. Iyo Samweli yamwegeraga, umutima we warakubitaga nk'ingoma. Nanone iyo yamubwiraga, akamubwira ati mwaramutse, ijwi rye ryahindukaga nk'iry'umuntu uri gukoresha umitoma cyangwa nk'umubwiye ngo ndagukunda. Samweli we yari azi ko akunda Aline, ariko yiyumvagamo amagambo adakwiye kuba yavuga. Yavugaga mu mutima we ati, nzabimubwira maze kuba umuntu ushinganye ntakiri muri ubu bukene bwanjye, ariko ndamwishimira. Yamwereraga indabyo zo mu ishyamba, akamwubakira akazu k'igitabo, akamuherekeza nijoro atitaye ku mwijima, uko wabaga ungana kose yawutambukagamo. Aline nawe ntiyajyaga kure yo kubibona, ariko isoni n'ubwoba byari byaramwiyimitse mu mutima we, akabura amagambo yarenzaho. Umunsi umwe nanone inkuru yakwirakwiye mu mudugudu ko Samweli yatoranyijwe kujya kwiga kure mu kindi gihugu. Aline yumvise isi imwikaragiyeho. Ijoro ryabanjirije urugendo bahuriye ku mugezi, amagambo menshi yari ahari, amarira avugira mu mitima yabo. Samweli yamuhaye agatabo gato cyane, ati, Aline ntuzanyange kuko ngiye kugenda, ubwo ngiye kujya ku ishuri, ariko imitima yacu izakomeze ibimwe. Aline yashatse kuvuga ati ndagukunda, ariko ijwi rye rirabura, kubivuga biramunanira kurivuga.
kurisohora biranga, ariko umutima we wari wabivuze, uretse ko ijwi ryo gusohoka byari byanze. Samweli nawe byamubereye uko nguko. Samweli aragenda, umutima we ndetse n'umutima wa Aline birakomereka. Imyaka yarahise, Aline ategereza amabaruwa nk'utegereza ubuzima. Buri baruwa ya Samweli yamwongereraga imbaraga, ariko ikanamusenya. Samweli yari arwaye bikomeye, yarwaye umutima n'indwara ikomeye yo mu bihaha. Abaganga bavuze ko ashobora kudatinda ku isi, ariko Samweli yahisemo kubabara wenyine. Yaravuze ati, nta mpamvu yo gutuma amarira ye aba menshi kurushaho. Yakomeje kwandika amabaruwa yuzuye ibyiringiro, mu gihe amaraso ye yagendaga agabanuka. Umunsi umwe, inkuru ya Samweli yarasesekaye mu mudugudu w'iwabo wa Aline. Abwira Aline ati, ndetse n'abandi bantu batuye uwo mudugudu baravuga ati, Aline wa musore mwagendanaga, wa mwana mwabyirukanye, wa mwana wari inshuti yawe y'akadasohoka, uwo nta wundi ni Samweli yaje kwitaba Imana. Nuko Aline ntabwo yigeze arira. Oya, ntabwo yigeze arira ako kanya. Yaratuje cyane, araceceka. Nyuma nibwo amarira yamurenze. Yarahiye ko atazigera akunda undi mugabo n'umwe. Ubwo yari amaze kumva ibyo bya Samweli, kumva ko anari ukuri, yaravuze ngo nta muntu n'umwe nzigera nongera gukunda. Aline akomeje kuba muri ako kababaro, yanga guheranwa n'agahinda. Yubatse ishuri aryita icyizere cya Samweli. Yabaye umubyeyi w'abana benshi, ariko umutima uguma uri kumwe n'umusore umwe wapfuye amukunda. Hashize imyaka myinshi, ijoro rimwe Aline yafunguye ka gatabo bwa nyuma, asanga urupapuro atigeze abona. Aline, niba uri gusoma ibi, ndashimira Imana ko wagize imbaraga zo kubaho. Ndagusaba ikintu kimwe, ntuzigere wemera ko urukundo rwapfuye. Nubwo umubiri wanjye wapfuye, umutima wanjye warawusigaranye kuri iyo si yanyu. Aline yararize, ariko kuri iyo nshuro amarira yaraye ibitangaza. Aline yapfuye ashaje, ariko ku ishuri icyizere cya Samweli hakomeje kuvuka. Abana bavuga amazina yabo, abana bavuga ko ari igihe urukundo rutarangirira ku rupfu, ahubwo rugahinduka umurage. Isomo rikomeye rero ni uko urukundo nyarwo ntiruvugwa cyane, rugaragarira mu kwihangana no mu kubaka no mu kubabara utitaye ku byo uzabona. Ibaruwa itaravuzwe rero, nyuma y'uko Samweli agiye kwiga kure, umudugudu wa Nyamiyaga wasigaye usa n'uwacecetse, ariko Aline we yakomeje kubaho. Aline we umutima we wari warasigaye mu nzira Samweli yanyuzemo. Buri gitondo yabyukaga ajya ku mugezi aho bahoraga bahurira, akicara ku ibuye rimwe, akaganira n'umuyaga nk'aho Samweli ariho. Ese uracyanyibuka? Nicyo yabwiraga amazi atemba. Ibaruwa ya mbere ya Samweli yaraje. Hashize amezi 6, Aline afunguye amaboko ahinda umushyitsi, arambura amaboko ahinda umushyitsi. Aline, uri mu mutima wanjye kurusha amagambo. Icyo niga cyose ndagishyira ku izina ryawe. Yarayisomye inshuro nyinshi, ashyira mu mutima nk'ushaka ko yinjiye mu maraso ye. Ariko amabaruwa yakurikiyeho yatangiye kugabanuka. Igihe cyose Aline yayitegerezaga, umutima we warushagaho kubabara. Abantu batangiye kumubwira bati, umusore ari kwigira ahandi. Umusore uri kwigira ahandi, wowe uramuzi? Yibagirwa abantu cyane, noneho nk'aho agakobwa k'akanyacyaro ntiyakwitaho kandi uri n'agakene. Aline
yarabyumvise, ariko nanone ntiyabyemeye. Yaravuze ati, Samweli si uwo kwibagirwa urukundo. Ariko nijoro amarira yamumanukiraga mu musaya, akabaza umutima we niba ari kwibeshya. Umunsi umwe umusore w'umukire w'umudugudu yatangiye kumusaba. Ababyeyi ba Aline bamubwiraga ko igihe kigeze. Aline yarabyanze. Yaravuze ati, umutima wanjye wamaze gutoranywa. Ibyo byatumye bamwita umunyagitugu, umukobwa w'igitugu utumva inama. Bamwita umukobwa w'igishegabo, bamwita amazina menshi amusebya. None ibaruwa ya nyuma ya Samweli hashize igihe kirekire, haza ibaruwa isa n'itandukanye n'izindi. Ijambo ryanditse ryari riremereye. Aline, hari ibintu ntakubwiye. Nuko ibaruwa yavugaga, ndagusaba komeza kubaho niyo ntaba ntari hafi yawe. Hari urukundo rudakenera ko nyiri urukundo aba ariho. Aline yumvise umutima umuzadukiye, umutima umuriye ushenjaguritse. Yashatse kumusubiza ako kanya, ariko nta gisubizo cyigeze kimugeraho. None herezo rero riteye amatsiko niriye. Ijoro ryakurikiyeho Aline yararose, arota Samweli ahagaze kure amureba, ariko ntamwegere. Yamubajije ati, kuki uri kugenda? Kuki uri kunsiga? Samweli yaramusubije ati, Aline, ndagukunda kurusha uko ubitekereza. Nuko Aline yahise akanguka. Byagenze ute? Aline yabyutse, amarira mwuzuye umutima we, azi ko hari ikintu kibi kiri hafi kubaho. Ese koko ibi byose twumvise ni inzozi za Aline mbi? Ese koko urukundo rwabayeho koko, cyangwa ni ibya nyabyo? Iyi nkuru ushobora kumva isa n'aho idasobanutse, ariko iki ni igice cya mbere. Nukenera icya kabiri ndakiguhereza. Ese koko, ese bya nyabyo Samweli yaje kwitaba Imana? Yarapfuye? Cyangwa izi zose ni inzozi mbi Aline ari kurota? Ubwo rero nibwo inkuru igitangira. Niba ukunze iyi nkuru, ndayiguhereza igice cya kabiri. Byakugezagaho iyi nkuru ni Fabien. Ndabakunda cyane cyane. Imana ikomeze ibandebera icyoroshye. Wibuke kuduhereza subscribe na like kuri iyi nkuru, na dufollowinga kuri TikTok, ndetse udukandire kanyenyeri cyangwa kugasaraba. Dukomeze kuryoherwa n'izi nkuru z'inkuru Nshyashya TV. Ciao.